n'ubuzima no mu ijuru rwose urabizi ko tuzacuranga nta kindi kintu muri Bibiliya ikintu handitse cyose kizakomeza muraho neza mbaye ikaze ku rubuga rwacu rwa The Youth Voices Hub, ihuriro ry'amajwi y'urubyiruko. Amazina yanjye Migisha Gonzalez. Kuno munsi nk'uko mubibona ntabwo naje njyenyine, ndi kumwe n'umujene nk'uko mubibona afite igikoresho cya muzika. Kuri ihuriro ry'amajwi y'urubyiruko rero twagira umugisha wo kugira umushyitsi udasanzwe, umushyitsi uririmba, umushyitsi ucuranga, uri muri muzike ariko kandi yo kuramya no guhimbaza Imana. Tubahaye ikaze cyane. murakoze cyane. Biraza kuba byiza kugira ngo wenda n'abadukurikiye baze kumenya ngo se turi kumwe nande, ni muntu ki, wabibwiramo. Murakoze, izina ryanjye nitwa Ronel. Uko mubibona hano mfite igicurangisho gitari, ndi umuririmbyi, ndi umuramyi. Murakoze. Urakoze cyane nawe. Ni umuririmbyi kandi ni umuramyi. Umuririmbyi n'umucuranzi, uvuga ngo bikora mu gihe kimwe. Watwinjiza mu mwanya wo kuramya no guhimbaza wenda ari igihe kirekire. Murakoze, nta kibazo. Nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye imibabaro yanje ibitwenge, bayomuremushira hejuru, nagushimira gute wowe wankunze, wahinduye imibabaro yanje ibitwenge, bayomuremushira hejuru. Wow. Urumva ko rwose ijwi rye n'umuziki birajyana. Ntabwo ari kwa kundi umuntu avuga ngo ni ukwishakisha n'iki, biraza kugukundira, uraza kwihangana tukugore, nzajya ngenda nkubwira twongeremo Nta kibazo. None Yego. ntibwifuze gutangira nkubaza iki kibazo kugira ngo wenda nk'uko twaje ku ijwi rya bagenzi bacu, turi The Voice Hub, Yego. ihuriro ry'amajwi y'urubyiruko. Yego. Aka kanya nawe uri ihuriro nyine. Yego. Ijwi ryawe rero rifite kwa kugera kure rikagira icyo rihindura. Yego. Ndatangira kuri iki kibazo. Umuziki wawe ni ryari wiyumvishemo ko ufite iyo mpano yo gucuranga ndetse no kuririmba? Gucuranga byaje nyuma, habanje kuririmba. Ni kera, nanjye ubwanjye ntabwo mbyibuka. Kera ni Ariko mama ajya ambwira ko najyaga njya ahantu njyenyine nkaririmba, hanyuma naba nanze no gukora n'uturimo babaga baranyemereye ngo bazanjyana muri studio, bahita babivumbura bakavuga ngo ntabwo tuzakujyana. Nahita nukora vuba vuba nkakoropa nkoza amasahani kugira ngo bazanjyane kuri recording. Rero ndumva nabitangiye nanjye ubwanjye nazi ubwenge, sinzi ukuntu byaje. Umbaje igihe, itariki, mu mwaka, ntabwo nabimenya pe. Byaba bisa nk'ibihura se n'amasomo wize cyangwa wakomeje mu yandi masomo ariko ya mpano n'ubundi urayigumana? Narangije troncome, icyiciro rusange, biba ngombwa ko nsaba ababyeyi ngo njye kwiga umuziki. Murahaza benshi, icyo gihe hari ku Nyundo. Yego. Hari ibizami tugomba gukora, urugo baranyishaza, barambwira ngo hoya, ushobora kwiga ibindi bintu kandi n'umuziki ukazakomeza kuwukora.
rero ikintu tumviyemo ababyeyi sinzi ko aba successful ari nabo bakurihirira. Rero nahisemo gukomeza ibindi ariko nkomeza no gukora umuziki ku ruhande ndetse kugezana n'ubu nuko bimeze narakomeje. Yenda bikunze cyane. Ikibazo kiri bukurikira, kuki ari umuziki wo kuramya no guhimbaza wahisemo? Hari imiziki itandukanye, hari secular music n'izindi. Kuki gospel ariyo yaje bwa mbere? Sinzi ukuntu umuntu yabivuga, ikibazo kirakomeye ariko amahitamo nyine nisanze nakoze yari gospel music, kuko na secular music ntabwo ntekereza ko itari kunanira, ariko nari mfite amahitamo abiri, numva hampaye amahoro, numva ahama ibyishimo, nkazava no ku isi hari umusanzu wenda ntanze, numva hamfasha ari muri gospel kurushaho. Njya wumva mukuru wacu Meddy nawe ahereye muri arahimba, kubera yuko hashobora kuba harimo ibanga, harimo amahoro, harimo gukora ibintu bikunze kuruta kubishakamo inyungu, kandi unakorera Imana, kandi Imana urabizi iri hejuru y'ibindi bintu byose. Rero iyo uri umuntu wayo nawe hari uburyo urenze. Byaba ari aho bihuriye no ushaka kuvuga ko abakora secular bo Imana itabakunda cyangwa batari mu murongo mwiza? Oya, ntabwo ari byo mvuze, ariko abantu bagira amahitamo atandukanye. Simvuze ko n'abaziririmba bajya kuririmba indirimbo z'urukundo, urukundo n'Imana yaruremye, ndabyemera, ariko ntabwo nemera ko imiziki yose ihari ari myiza Imana yemera. Njyewe nuko nemera, kuko niba wajya hari ukaririmba twa tuntu bagenzi bacu bajya tujye ku ijambo ry'Imana, naryo wasanga ibyo ritabyemera. Ariko indirimbo z'urukundo mu bukwe nanjye nshobora no kuyikoresha mu bukwe bw'abakristu, nshobora kuntumira baririmbire, cyangwa bampaye ikiraka natora akaririmbo kamwe k'urukundo rwose nkakanyorosha, nta kibazo. None n'izihe ngaruka nziza cyangwa se haba hari umuntu wagizeho ingaruka nziza binyuze mu muziki wawe? Ko hari igihangano runaka washyize hanze kikagirira umuntu umumaro, ibyo byose ukabimenya? Bibaho kandi binantera imbaraga. Abantu benshi bamaze iminsi bambwira ko hari ama-covers sessions maze iminsi nkora aracacara kuri TikTok, abantu benshi barayabona kuri Instagram. Hari brother wanjye twiganye yari duwaye imbere yanjye, urumva twese twabaye abaduwaye, ariko yari suduwaye ku ngoma ibanza, njyewe narabanjeho. Urumva twari inshuti, yanyigishaga ukuntu bayobora n'iki byose, nyereka uko ibintu bigenda. Yageze hanze akora mariage, amaze gukora mariage arashaka, ashatse umugore we ntabwo bamaranye amezi 2 yahise apfa. Natangajwe nuko amaze gupfa umugore we nta yindi ndirimbo yari iri kumufasha uretse iyo cover nakoze, niyo yashyiraga kuri stati. Nyine yarabaye ati indirimbo sinzi, ndumva ari nk'imbaraga, iri jwi injyana, ndumva muri uyu mwanya nta kindi kintu nkeneye uretse iyi ndirimbo. Ibyo bintu urumva iyo situation byatumye numva ko ibintu nkora bifite umumaro, numva sinacika n'intege zo kubikora. Rero urumva indirimbo ishobora guhembura umuntu ameze gutyo, kumarana umugore amezi 2 yarangiza agapfa. Muri icyo gihe ubabaye kumva ukeneye iyo ndirimbo irimo iryo jwi. Numvise ijwi ryanjye hari umusanzu ryatanga, ataraha gusa ndetse no ku isi yose. Niyo mpamvu nifuza kwagura ibikorwa byanjye. Murakoze. Yego, uvuze ari ijambo usorejeho uvuga ngo numva sinacika intege, ndakomerezaho mpita mubarizaho ikibazo. Haba hari ibibazo cyangwa se imbogamizi wahuye nazo mu rugendo rw'umuziki, ese wabiciyemo ute? Ibibazo bibaho, ariko twebwe ibibazo tugira cyane ni ibibazo mu Rwanda no muri Afurika ku banyempano.
ibibazo tugira ni ibibazo by'ishoramari. Ishoramari gusobanura amafaranga kuko yego ibintu byose dukora bisaba amafaranga, bisaba investment. Rero muri Afurika ndetse wenda no mu Rwanda nta bantu benshi bahari bagirira icyizere abanyamuziki ngo bashoremo amafaranga. Kandi umuziki ufite imbaraga cyane, umuziki ufite imbaraga cyane. Umuziki ari ubuzima, n'ubuzima no mu ijuru rwose urabizi ko nta kindi kintu muri Bibiliya handitse ni kuvuga ngo no mu ijuru tuzagerayo turirimbe tunacurange. Ibibazo ubwo urumva kurya bizahagarara, nanjye ndava mu kazi rero k'ubunyamakuru nze ncurange ikaze rwose. Rero abantu bakwiye kumenya niba ukora ikintu nk'uko nabikubwiye, umuntu ari muri iyo situation imeze gutyo akumva nicyo akeneye, ntakeneye kurya, ntakeneye kunywa, ntakeneye n'abantu, ahubwo akeneye umuziki. Abantu babiha agaciro. Urakoze cyane nawe. Izo rero nizo mbogamizi duhuriramo nazo. Amafaranga, abashoramari nibadushoremo gukora umuziki. So Dick, kugira wenda dukomeze tutaza no kugera tuboharinga abantu, tuzatunyuzamo tunyuzemo indirimbo yo kuramya no guhimbaza. Niwe butumwa wagendera abantu binyuze mu gihangano cyawe mu ndirimbo kugira tuze gukomeza n'igice cya kabiri? Urakoze cyane. Hari indirimbo nakoze yitwa Yesu wanjye. Nari ndi kuvuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ababyizera namwe bifuriza kubyizera kuko atari bibi, byagiriye umumaro. Ntawe ujya kwa data atamujyanye. Rero indirimbo yaraje umunsi umwe, mfite gitari gutya ivuga gutya: yewe Yesu wanjye shyirwa hejuru, ushoboye gukora iby'abantu batakora. Yewe Yesu wanjye shyirwa hejuru, ushoboye gukora iby'abantu batakora. Ton nom est la réponse, ton nom est la réponse, ton nom est la réponse, Jésus. Ton nom est la réponse, 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 Jésus. Ton nom est la réponse. Ton nom est la réponse. Mu rurimi rw'igifaransa biravuga ngo izina ryawe ni igisubizo. Izina ryawe nanjye ni igisubizo rya Yesu, kuko ni Yesu nari ndi kuvuga hejuru. Yewe Yesu wanjye shyirwa hejuru, ushoboye gukora iby'abantu batakora. Ton nom est la réponse, yes. Ton nom est la réponse, ton nom est la réponse, Jésus. Oui, c'est bon. Urakoze cyane none. Ndakomeza no mu gice cya kabiri n'ubundi dukomeza mu mwanya twari turimo. Ubwo urakoze cyane mu kandi Imana ikomeze kukwagura mu byo ukora byose. Urakoze cyane. Ndatangira mubaza iki kibazo rero kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibigisha inyuma y'umuziki. Yego. Nakifuje kukubaza uyu muziki ukora, ese ujya ushyigikirwamo n'ababyeyi n'inshuti barabyumva cyane ko waguhatiriza kuko wowe bikunda gusa? Baranshyigikira, ababyeyi baba bandi inyuma bambwira ngo courage. Inshuti n'abavandimwe bakunda ibyo nkora, niyo batagira icyo batanga nyereka ko ibyo nakoze babikunze, bimpa imbaraga zo gukomeza. Yego. Imbaraga zo gukomeza. Ntekereza ko wenda nubwo haza imbaraga ziturutse ku ruhande, abiz'amasengesho, abizo kubwira amagambo meza gukomeza, ati courage, komerezaho ya hejuru, ese babaye badahari wabikomeza ubikora kubera ko baguhaye motivation words
cyangwa kuko wowe bikurimo ufite icyerekezo cyawe uri kugana? Ni bimwe mu bimfasha kumva ngize akabaraga ko gukomeza cyangwa courage, ariko ntago ari bo fatizo shingiro ry'icyo ngenderaho ndirimba. Yego. Rero mba numva n'ibintu byose byaba byantangiriyeho naririmba. Yego. Yego. Nta kindi kintu nsigaranye. Yego. Naririmba. Urakoze cyane. Mu rugendo rwawe rero rw'umuziki, haba hari indirimbo cyangwa igitaramo wigeze gukora kikagira uruhare mu buzima bwawe, kikagira icyo gikemura cyangwa se kikagira icyo gihindura mu buzima bwawe? Concert zanjye bwite? Yego. Oya, ntabwo ndatangira kubikora. Nagiye nkora izo mu church aho mbarizwa, nkayobora amakorali, worship team. Byarabaga ariko ndi gutegura umunsi umwe ahantu nzabatumira. Twiteguye rwose. Muze ahantu hari VIP. Yego. Muze ari n'icyo kunywa, mugure, mwinjire, mbataramire. Yego. Bizaza nyine mu gukura. Urabona ntabwo byoroshye, kandi ndi managinga niko nabivuga, nta wundi muntu umfasha. Rero biba bigoye kubikora wenyine, nta timu mfite yamfasha gutegura ibyo bintu, ariko bizaba bituye kwa Imana ibigemo kandi natwe turagusengera. Wenda dushobora kutagira ubushobozi bwo kugufasha mu bijyanye n'amikoro, ariko hasi tukahigira ku Mana. None nifuza kukubaza iki kibazo. Umuziki wawe, urabona hari urubyiruko rwinshi rufite impano zo kuririmba, ariko kugira ngo bazatinyuke bashyire igihangano cyabo hanze, batinyuke bajye kuri microphone, ntabwo nzi neza niba ari ikijyanye n'ubushobozi, amikoro, cyangwa se gutinyuka. Hari urubyiruko rukitinya, udashaka kwerekana icyo urimo, icyo washoboye. Iki kintu wabaganiriza nk'umuntu watangiye kandi ugikomeje urugendo rw'iterambere mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana? Yego. Nibatinyuke, nibarebe bakuru babo, bashiki babo babikoze bikaba successful. Yego. Abo ni rwo rugero rwa mbere. Ikindi, bakore berekana ubushobozi bwabo. Yego. Kuko utafashe inzira ngo ibigende, ntaho waba wagiye. Yego. Ntaho waba wagiye. Rero muhaguruke, mukore, uzane ibintu, nawe ukore ibintu bishya byawe bigira icyo bitanga. Kuririmba ni byiza, nubwo bitagira n'abandi icyo bibamarira. Ugiye kuririmba byampinduriye ubuzima, ni ukuri. Byampinduriye ubuzima, mba numva ntanaririmbye ntazi ukuntu nabaho. Nabyo ubwabyo ni umuti umvura. Mvura stress ziba zizi, biba ari ibibazo umuntu yirukanka, ariko iyo nkoza aha aririmba birashira. Ndabona abasore bato bajya kwiyahura. Kwiyahura kwa nyuma, kwa makuza hehe, kubera agahinda, depression. Rero umuziki icyo ukora ni icyo, ni umuti wa mbere uvura depression. Muze muririmbe, mutinyuka, ababikorera muri douche muze mube expose. None tugana ku musozi, niwe butumwa wagenera urubyiruko ruri hano hanze, rusa nkaho ruhugijwe n'ibiyobyabwenge, rusa nkaho ruhugijwe n'ibindi bintu bidafite umumaro, basa nk'abigunze, barakenshi baravuga ko nta kazi gahari. Ubibona ute wowe muri iyo sanse yiri mu muziki, isubara nk'akazi? Ese hari akazi kandi uteganya, cyangwa se hari ibindi bintu ukora nyuma y'umuziki? Ndumvamo ibibazo bibiri. Harimo inama nagira urubyiruko ruhugiye mu bindi bintu, ibiyobyabwenge se, imico. Ikindi, nyuma y'ibi cyangwa y'imiziki, cyangwa mbifata nk'akazi, hari akandi kazi. Byo ubwabyo byonyine birumvikana ko niba nshobora ngomba no kwinjiza kugira ngo nkomeze gukora. Rero umuziki ni umurimo nyine w'Imana.
umurimo w'Imana nkora ariko ukenera amafaranga, ukenera rero aka nako ni akazi. Ndakora, ndaririmba mu makwe, concert numiye naza, ni akazi ko kuvuga ubutumwa. Ariko mfite n'akandi kazi ku ruhande kajyanye n'amashuri ababyeyi bangiriye inama yo kwiga. Ku ruhande karahari nkora mu buzima busanzwe. Inama rero nagira urubyiruko, nyafatira urugero kuri His Excellency, akunda kutubwira ngo ntitugatete. Tukagire gute tugatete, nta miteto ihari. Dufite igihugu cyiza ariko n'amahirwe arahari. Rero ayo mahirwe tuyakoreshe. Hari amahirwe atandukanye, hari iyo wize n'ibyo ukora ukabikorana imbaraga, amahirwe araza. Rero twe gupfusha ubusa igihe dufite, twe gupfusha ubusa ubuzima Imana yaduhaye ngo tujyane mu bidafite umumaro, ahubwo duharanire gusiga isi ari nziza kuruta uko twayisanze, mu mpano zacu zitandukanye no mu mihamagaro yacu itandukanye. Murakoze. Bivuze ijambo rikomeye ati duharanire gusiga isi uko tutayisanze. Niba twarisanze gutyo duharanire kuyisiga iri nziza kurushaho. Turigana ku musozo, ni ayahe magambo wakoresha cyangwa se ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi b'ibikorwa byawe bya buri munsi? Ijambo rya mbere, ndabakunda cyane. Niyo mpamvu mpozaho gukora ibingibi nkora, ni ukubera nimwe mbikorera. None se mbikorera nde wundi? Nimwe mubireba, nimwe mbikorera. Ikindi, mukomeze kunshyigikira uko ushoboye kose, ukomeze kunshyigikira, kuko nidukorera hamwe tugakomeza gufatanya, tugakomeza kubana, n'ibindi byose bizakunda. Ndumva ari icyo nababwira. Murakoze cyane Ron. Biraza kuba byiza rero n'ubundi dusoza turi muri wa mwanya wo kuramya, ariko kandi noneho turangire noneho isa nk'ifite akanya kisumbuyeho, tumeze nka turi kutunosheraho gakeya. Twinjize muri uwo mwanya kugira ngo wenda tunasoze. Akaririmbo ngiye kubaririmbira kitwa Nabonye umukunzi mwiza. Umukunzi ni Yesu. I follow Jesus. Nari nibagiwe. Yesu ni umukunzi mwiza cyane uruta abandi bakunzi bose bo ku isi. Reka tubikore twumve. Nabonye umukunzi mwiza, yaramunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, arirwo rukundo rwe. Izo ngoyi zizaneye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye.
wanjye niwundenge iteka nakubaho nta n'urupfu mwana wanjye inkoni ntabya none nabizaza byazananye na Yesu ntabya none nabizaza byazananye na Yesu. Thank you so much. kandi rwose nta kabuza aho ufuza kuzigereza hagera. Murakoze. Dushimire ku bw'umwanya waduhaye kuba wemeye ubutumire bwacu muri studio zacu za Voices Hub, kandi twifuza ko tunishimira ko bazagaruka. Nanjye ndabashimiye ko mwanyakiriye neza, mufite muri beza, mufite abantu bose mufite hano ni beza, nanezerewe cyane kandi turi kumwe kabisa. None turagushimiye rero, tubonera n'umwanya wo gushimira ababanye natwe batakwishije rya voice yabo kugira ngo turusheho kubana muri uyu mwanya, kandi nawe rwose niba ubona icyo wavuga n'ijwi ryawe wumva icyo ryatambutsa ubutumwa hirya no hino ku rubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda no muri sosiyete nyarwanda muri rusange, ni karibu dusange twandikira ubundi se ubasha kugira icyo usangiza abatuye igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu nkengero zacu. Turabashimiye cyane. None iki kintu wabwira abadukurikiye ku bijyanye n'umuryango wa The Youth Voices Hub? The Youth Voices Hub ni umuryango mwiza ushyigikira urubyiruko mu mpano zabo, bafasha igihugu kandi kucyubaka, ni inshuti nziza, ni abavandimwe bari supportive, n'abantu beza babona ari abanyamugisha. Twese dufite umugisha kubera yo, Imana ibaha umugisha. Turabashimiye cyane rero, byacu nakagaruka ihurire cyane ibijyanye no cyane. God bless you all.